Iyi ni imwe mu nkuru zongeye kugarukaho kuri uyu munsi ku bitangazamakuru bitandukanye. Ni umuraperi bita Dany Nanone. Uyu muhanzi twamenye mu gihugu cy'u Rwanda kandi tukamukunda turi benshi mu ndirimbo zitandukanye. Nuko kuri uyu munsi ibintu byongeye guhindura isura. Umugore we babyaranye abana babiri uno munsi yaje kwitabaza ibitangazamakuru bitandukanye maze iwe mu rugo kwa Dany Nanone maze apakira ibintu byose byari bihari, gusa ariko byaje kurangira ibintu batabijyanye kuko umukozi wa Dany Nanone yaje kubyitambika avuga yuko nta kintu na kimwe bagomba gukora mu rugo mu gihe boss adahari. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ese bino bibazo by'uyu mugore bita Molene wa Dany Nanone ndetse na Dany Nanone bafitanye ibibazo bimeze bite? Mwibutsa yuko aba bombi bafitanye abana babiri, gusa ariko ni ibibazo bikomeye cyane. Mu minsi yashize mwaribonye yuko byari biri mu manza aho Dany Nanone yasabwe kuzajya yishyura 180 buri kwezi akabihereza umugore kugira ngo bimufashe kurera abana yabyaranye n'uyu muhanzi w'umuraperi tuzi mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko kugeza kuri uyu munsi ibintu byagiye gukomera, gusa ariko ndagira ngo nguhino nkuru umenye uti ese ibintu biravaye bikagera he ko ibintu byongeye guhindura isura, kuko kugeza muri aka kanya uwo bita Dany Nanone yavuye mu rugo ntago ari hari. Gusa ariko umugore nk'uko mwabibonye yitabaje ibitangazamakuru bitandukanye, wabonye ko ari ibintu bikomeye. Umuhanzi yagiye asize afunze mu rugo abasiga mu cyumba kimwe, nta kintu na kimwe abasigiye. Ni ibintu bikomeye cyane. Gusa ariko mbere ko twinjira muri iyi nkuru kugira ngo umenye uko bimeze, kanda subscribe, usiga comment na like, tujye tubana buri munsi ibiganiro biryoheye amatwi nk'ibi ngibi. Nta handi ubisanga kuri Philox TV show. Njye uri kumva kuri mikoro ni Philox Aime. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ese no nkuru imeze ite, ese byatangiye bite? Ubundi nk'uko twabibonye ku bitangazamakuru bitandukanye, twabonye yuko umugore wa Dany Nanone yitabaje ibitangazamakuru bitandukanye no mu gihugu cy'u Rwanda tuzi, harimo nk'icyo bita 3D TV Rwanda. Iki ni kimwe mu bitangazamakuru bizwi. Gusa ariko no mugore yavuze yuko yahageze mu cyumweru cyashize ku munsi wo kwa gatatu aje kureba uno mugabo bita Dany Nanone ndetse banabyaranye. Gusa ariko mbere yuko ahagera, Dany Nanone yaherukaga kumuha amafaranga yo kumufasha yangana ku 180 asabwa gutanga buri kwezi. Yaherukaga kuyatanga mu kwa 7/2023 kandi Dany Nanone yari yarategetswe kubikora buri kwezi. Uno mugore asobanura yuko mu gihe yamuhaye ni igihe kitageze ku mezi 3. Uno mugore avuga yuko amafaranga yari amaze kuba menshi cyane agera muri miliyoni n'andarenga. Gusa ariko uno mugore asobanura yuko ku munsi wo kwa gatatu mu cyumweru cyashize cyari kimuzanye yari yavuze yuko abana bari ku ishuri nta mafaranga bafite kandi harimo n'abafite uburwayi. Rero icyari kimuzanye yaraje kureba umugabo we nk'umuntu babyaranye ndetse banafitanye abana kandi ugomba no kumwishyura no mafaranga yose nk'uko bitegekwa na leta. Gusa ariko yaraje kumureba kugira ngo amuhe amafaranga yo kumufasha kugira ngo yite ku bana. Gusa ariko uno mugore ko hagera yasanze Dany Nanone ahari. Gusa ariko uno mugore yasobanuye yuko nk'uko mwakomeje kubyumva, uno mugore asobanura yuko Dany Nanone ntago ari inshuro imwe cyangwa se ebyiri yagerageje kumufatiraho icyuma ku ijosi amukangisha yuko azamwica. Rero uno mugore yafashe icyemezo avuga yuko agomba kujyana n'undi mudamu w'inshuti ye kugira ngo ajye kureba uyu mugabo bita Dany Nanone. Asobanura yuko icyatumye ajyana n'uyu muntu ni kenshi yagiye ajya kureba Dany Nanone maze akikingirana ntakingure. Yewe anasobanura yuko ari n'inshuro yagendaga amusanga ku kazi aho akorera. Avuga yuko ari inshuro yagiye amusanga aho bitazagikunda ariko akikingirana ndetse na telefone akayikuraho. Rero nibwo yafashe icyemezo ajyana n'uyu mubyeyi kugira ngo ajye kureba Dany Nanone. Gusa ariko anasobanura yuko impamvu yatumye ajyayo ni kenshi Dany Nanone bino bintu yabikoraga byo kumukingirana ntibavugane, kuko asobanura yuko hari n'igihe yoherezaga umwana we w'imfura yabyaranye n'uyu muhanzi ngakamusangana no bita ngwino ndebe maze ntandakingure ntazi kureba umwana we w'imfura. Rero no mugore gufata kino cyemezo yajyanye na mushuti maze barahagera ku munsi wo kwa gatatu mu cyumweru cyashize. Ahasanga umuhanzi bita Dany Nanone ari hanze, abahakari bo barinjira mu nzu batangira kuganira. Gusa ariko no mugore asobanura yuko ikintu yamwisabiye ari kimwe gusa. Yaramubwiye ati ikinzanye hano nuko nshaka amafaranga yo kumfasha kugira ngo abana bacu bamere neza ndetse harimo n'ufite uburwayi. Ngo rero icyo umuhanzi bita Dany Nanone yaramubwiye ati ngiye kuguha amafaranga y'ukwezi kumwe utumuka uve hano. Nayo magambo no mugore yabisobanuye abivugamo ariko yamubwiye. Gusa ariko no mugore yamubwiye yuko atari ngombwa yuko amuhereza n'undi amafaranga yose. Yari yavuze ati niyo wa 50 cyangwa se ndiyo kumfasha kugira ngo abana banjye bamere neza. Gusa ariko Dany Nanone yaratinze ngakakata mu cyumba gasohoka. Gusa ariko asobanura yuko yagarutse aramubwira ati mbere yuko nkuha amafaranga ndagira ngo tubanze tujyane mu butabera, tujyane mu nzego za leta, unsinyire yuko uzajya umuruhushya nkahura n'abana banjye. Rero no mugore nk'uko bisobanuye mu bitangazamakuru ndetse n'ikiganiro yagiranye n'ibitangazamakuru, yasobanuye yuko atigeze abuza umuhanzi bita Dany Nanone na rimwe guhura n'abana be. Icyo yaramubwiye ati ntacyo bitwaye rwose, twagenda tukabikora. Gusa ariko Dany Nanone ngo yakomeje kwikatisa mu nzu agenda agaruka ngo mu minota mike nibwo yahise abura irengero ry'umugabo we abaragiye. Uno muraperi bita Dany Nanone
Nanone yagiye asize akinze icyumba nta kintu na kimwe basigiye. Noneho wa mugore nk'uko yakomeje kubisobanura yavuze yuko umugore wari bazanye wari wamuherekeje nawe yabonye imaze guhindura isura aramusezera aragenda. Rero muri iki gipangu hasigaye uyu mugore wa Dani Nanone ndetse n'umukozi gusa, ariko n'umugore yavuze ati ni kenshi yagiye agerageza kunkangisha yuko azangisha cyangwa kunkorera ikindi kintu kibi, nibwo yahise afata icyemezo aravuga ati reka mpamagara umukozi anyohereza umwana wanjye w'imfura, naramuka agarutse agasanga umwana wanjye turi kumwe nta kintu yangira. Uyu mugore yavuze ko yahise ahamagara umukozi we aramubwira ati ohereza uwo mwana afate moto ansanga aho bita kuri Meraneza kuko ni hafi y'aho Dani Nanone atuye. Rero ngo amasaha yageze mu isaha z'isa 2 z'ijoro Dani Nanone ataraza. Icyo yaguze yaramuhamagara amubwira ati ejo mu gitondo saa 2 nzakohereza amafaranga nsanga utari aho ngaho. Gusa ariko umugore yamusobanuriye yuko ntacyo bitwaye. Gusa ariko ibibazo uko bimeze, uyu mugore avuga yuko Dani Nanone yananiwe gukora ibyo yategetswe n'ubutabera, kandi ikindi kibazo kirimo gikomeye cyakomeje gutuma bino bintu abantu babigaruka ndetse binakomera. N'umugore avuga yuko ni kenshi Dani Nanone yagiye yihakana umwana we wa kabiri, avuga yuko atanamuzi kuko batigeze banabana na rimwe, uwo yemera n'umwana we mukuru. Gusa ariko n'umwana wa kabiri avuga yuko bigeze no guhura ntiyamwita yuko ari umwana we, akavuga ati umuntu nyine gutyo bisanzwe. Gusa ariko impamvu bino bintu byagiye gukomera ku muhanzi bita Dani Nanone nuko n'umugore we yahise afata icyemezo avuga yuko agiye gupakira ibintu byose biri mu gipangu. Nibwo yazanye imodoka yo mu bwoko bwa Helix maze bapakira bahereye ku cyo bita utubati bagera ku cyo bita firigo, bagenda bapakira n'ibindi bikoresho by'umuhanzi harimo nka keyboard ndetse n'ibindi. Gusa ariko bageze ku gupakira intebe, gusa ariko umukozi wo bita Dani Nanone ushinzwe kureba ibyo mu rugo byose yahise akinga igipanga aravuga ati nta kintu na kimwe mwasoro hano boss adahari kuko niko kazi kanjye. Rero no mugore ndetse n'inzego z'ubutabera zaje zimusaba yuko nta kintu yatwara. Gusa ariko no mugore avuga yuko umuhanzi bita Dani Nanone ari umwe mu bantu bamubabaje kuko kugeza kuri uyu munsi ahamaze iminsi isaga icyumweru n'umunsi umwe mu rugo. Bivugwa yuko yahageze ku munsi wo kwa gatatu mu cyumweru cyashize, kugeza kuri uyu munsi umuhanzi bita Dani Nanone ntarata cyangwa ngo agire icyo amusobanurira. Gusa ariko uno mugore avuga agahinda ke, avuga ko n'umuhanzi yamubabaje ndetse n'ibyo amukorera ari icarubozo, ari ibintu bitagaragara ngaho bigize kubyarana. Gusa ariko ikindi wamenya cyatumye ibintu bikomera cyane nuko uno mugore asobanura yuko yajyaga yohereza umwana w'imfura kugira ngo aze kureba se w'ingwi Dani Nanone, akaza agasanga ari kumwe n'uwo bita Ngwino ndebe hariya mu rugo iwe, ntakingure umwana we akamuheza hanze. Avuga ko ari kimwe mu bintu Nanone bibabaje kuba ari umwana w'imfura we babyaranye, umwana Dani Nanone nawe ubwe ku giti cye yemera, avuga yuko ari umwana we ariko yabafashe moto yabaje kumureba mu rugo ntamukingurire bikarangira umwana asubiye adahuye na se kandi ari umuntu abakumbuye. Gusa ariko Dani Nanone ibintu byagiye kumukomera kuko kugeza kuri uyu munsi mu bitangazamakuru bitandukanye dukoresha no mu gihugu cy'u Rwanda bongeye kugaruka kuri umuhanzi bita Dani Nanone bavuga yuko ari ibintu bisa nabi ndetse binasebetse kubona umuhanzi ukomeye nk'uriya ashobora gukora ibintu bimeze kuriya, aho ashobora kureka gutanga indezo y'abana be babyaranye. Gusa ariko ni urubanza mwibuka yuko mu minsi yashize bita Dani Nanone yatsinzwemo maze ategekwa kuzatanga amafaranga asaga 180 ku kwezi kugira ngo afashe abana be kubaho neza, haba mu byo kurya ndetse no mu bijyanye n'ishuri ndetse no kwita ku buzima bwabo ndetse no kubavuza. Ubu kugeza kuri uyu munsi Dani Nanone ntagaragaruka mu rugo. Gusa ariko inkuru ihari nuko umugore we yarakaye ari mu rugo uyu munsi aribwo yafashe icyemezo cyo gupakira icyitwa yuko ari igikoresho cyose kiri kwa Dani Nanone maze akajya kukigurisha akagikuramo ayo mafaranga yose. Ubu kugeza kuri uyu munsi niyo nkuru nakubwira. Gusa ariko icyo nagusaba kandi subscribe, sige comment na like tujye tubana buri munsi haramutse hari indi nkuru yamenyekana ijyanye n'ingi bya Dani Nanone ndetse n'uyu mugore bita Maureen. Nta handi uzayisanga ni kuri Philox TV show, kandi ukeneye kunkurikirana kuri platforms zitandukanye hose ni Philox Aime Promoter. Ndagushimiye cyane we warunkurikiranye. Gusa ariko ntiwibagirwe gukanda subscribe. Ndabakunda abantu banjye.